ariko iyo uvuze ikintu ngo nuzari mu bagore hari icyo biba bivuze mu bagore subamo ni winjiramo ukababamo ariko urabona ibintu bitarakaze ubona ibintu byoroshye muri ibi none sigira bimubwira ikibazo ibyo ngibyo bimubwira akanga ko byumva ni nk'ibyo ngibyo nyine byo gukeka ngo runaka maye igihumbi ngo buriya ashobora kuba afite 5 mu mufuka cyangwa afite 10 ntabwo nibyo nugo kandi bya gukeka ni icyaha niba akajya babeshyira ngo abantu barabaroze babaroze bate gaho burarwaye malaria ni malaria bagakeka ibirozi nongeye kubaha ikaze abakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza ndetse mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi reka nizere ko mumeze neza aho muri hose mu bihugu bigiye bitandukanye nizere ko mumeze neza ariko nanone nk'uko mbikora reka ngushimire wowe wakoze subscribe ndetse ukandika muri comment igitekerezo cyangwa inyunganizi cyangwa se n'inama wagira umuntu tuba twagiye tuganira nabo ndagushimira cyane kuba bayikoze ndetse naho turayikora ngo usaba ko bayikora kugira ngo twe tubana mu biganiro byacu bya buri munsi uyu munsi turi kumwe na Jean Marie rwose na reka ndike kubivuga nkuko nari ngiye kubivuga ariko reka mbanze mwakire muhe ikaze hari haciyeho iminsi tutamubona araza kutubwira n'ibyo yarahugiyemo ariko hariho urugamba jama meze bite meze neza aza wambaye amashati noneho uteguye kurwana ntabwo njya ndwana uwo mutima wo kurwana sinjya nkugira meze utese meze neza ndashima Imana urakomeye urasa neza ariko ndagerageza usa neza pe aya ndagerageza ntabwo ugerageza uyu munsi wabikoze byose vasi kugera hejuru ndagaragara nk'umupapa none umupapa se urabyemera nabyemera se ni arega amaherezo y'umuhanda ni mu nzu none se waretse gucinyirira mu cyamo ukemeza ugafata umuhanda ukugeza mu nzu ukareka gufata umuhanda ukujyana nageze ndabona mu wundi muhanda amaherezo y'inzira ni mu nzu ariko wowe ntabwo uri gufata umuhanda ukugeza mu nzu gute n'ubundi ntabwo uri kujya mu nzu iminsi myinshi rero ndabona umeze neza gake rero natwe turaho ni by'iki gihe ubwo twifuje ko tuganira kubw'impamvu y'umuntu wakuntumyeho ndetse ntabwo nzi nimba utabizi ariko nase hari ibyo wari wambwiye wenda warabibonye kubera ko aho yabimbwiriye atari ibanga ushobora kuba waranabibonye nabibonye iki aho yabimbwiriye nese katansanze mu rwanjye ngo abimbwire nari marise ntabwo wari uhari nose umuntu akuntumyeho ngo namenye ibyago ukuntumyeho n'ubwo butumwa nari nabubona sawa reka mbikubwire byose uko byakabaye Jean Marie urabizi igihe duherukanira cyari ikibazo cyo kutaganira na madamu wawe umubwira ukuri kose nyine muganire nk'uko yifuza ko muganire mukemure ikibazo kiri hagati yanyu ashaka ko mvuga byose mbese n'umutima wose byose nkeza byose akamenya ibiki se byose nzi kujya ngo nzi bundi ashaka kutuganira ibi none se ikibazo nta kibazo mufitanye nta kibazo ngewe mfite oya kuriwe nta kibazo ufitanye nawe reka mumeranye neza nta kibazo ubusuza ahantu ari ntabwo mpazi kuko ntaho yambwiye none se niba umeranye neza n'umuntu ari umugore wawe ukaba utamenya ngo ari mu rugo cyangwa ntari mu rugo cyangwa se ngo ari hano cyangwa ntahari wese azi ko ndi hano ntabyo azi reka maze nkubwire Keza umuntu mukuru aba ari umuntu mukuru ntabwo ari itungo bajyana mu gisambu bakariragira bakajya kurifata sibyo umuntu mukuru se ndamuragira ni ngombwa ko menya ahantu ari cyangwa umugore wawe yajya mu kindi gihugu ntubimenye mu kindi gihugu nose hano no mu kindi gihugu si mu Rwanda okay twakomeje ni ukuvuga ngo impamvu yatumye nguhamagara ni impamvu nimwe nta nubwo ari nyinshi ni kubwo ikibazo n'ubundi kitarakemuka kiri hagati yawe na madamu ku bwanjye n'abandi bantu twifuza ko byava mu nzira njye ntabwo njya nifuza ko umuryango ugirana ikibazo kuko ndabizi uko bimera niyo mpamvu iyo hari ikibazo kiri mu muryango iyo mbishoboye nkora nyine ibyo nshoboye ubwo iyo binaniye mba nagerageje nkabireka ikibazo baguma ni ukuvuga ngo ubushize madamu wawe yarakubwiye ngo wemere ujye umuha ubufasha nyine
bwo kurera umwana ibintu nk'ibyo uramubwira uti niba ko nani uzamunzanira iryo jambo wararivuze ibintu bita ubufasha abikureho kubera ni inshingano izo ntabwo ari ubufasha urazikora se ntazikora se ndazikora ahubwo kuki mutajya mushima ariko nukubera iki wivuga njyewe ntacyo wampaye vuga umugore wawe ngo tutayadushima njye wampaye iki nta n'icyo nkusaba madamu wawe niwe uvuga ati nta kintu akimwe ati mbere akiza yamaga 5,000 mu kwezi ijana 5,000 mu kwezi byagura iki simbizi muri iyi minsi ntacyo byagura ariko tujye tuvugisha ukuri burya umuntu atanga icyo afite ntabwo watanga icyo udafite kuko urabizi kuri iyi si sibyo hari umuntu ushobora gukorera umushahara wa miliyoni 100 cyangwa miliyari ku kwezi ariko hari n'umuntu ushobora gukora umushahara w'amafaranga 1,000 ku kwezi bitewe n'ahantu aba ubu rero umuntu ukora mu mushahara w'amafaranga 1,000 ku kwezi nagenera urugo rwe amafaranga 800 bazavuga ngo yaruhaye amafaranga make aho nuvuga ngo icyo winjije nicyo gituma ushobora kugira icyo uhereza icyo abiwawe none se niba winjiza 1,000 ku kwezi ugatanga iposho rya 800 ku kwezi ubwo umuntu azava ngo wamaye 800 ahandi hari abo baha 15,000 cyangwa 20 ngo ntago zireshya iki kintu namwe mugombye kujya mukizirikana mukamenya ko mukemera mugashimira nabicyo umuntu abonye n'ibyishimo bibonetse umuntu agira gute arabitanga ngo ni ukuvuga ngo 5,000 mbere wamuhaga nibyo wabaga wabonye nibyo nabaga nabonye none se natanga icyo ntabonye ikindi kintu yavugaga yuko nyine ngo abandi bagore ngo baha abareba ninde wamfashe mbaha ari we wanze ngo ntumwitabana n'isaha ngaraguhamagara ntiwitabe urabiswe ubushize yaje umuntu aguhamagaye ntabwo wakwanga kwitaba umuntu we nari igihe umuntu ashobora no kuguhamagara ntunabibona ese nari gunakombura umuhungu wawe ibyo bintu mugumo utamukumura uramukumura impamvu rero yatumye nguhamagara yakuntumyeho ejo bundi twaravuganye twaraganiriye ambwira yuko yaje ubu ngubu ari kuba i Kigali abinaha ari muri Kigali abinaha okay ubu ngubu ari kubinaha ari i Kigali ariko harabi wawe none se wanjye niyo nzu yonyine iri muri Kigali none se mbwira gute ko umuntu aba muri Kigali ntabizi muri Kigali ari gukora iki arambwira ati rero ati ngwino tubonane tuganire nta kibazo ndaza turaganiriye arambwira ati rero ubu naje nje yajaje nise wajuje ubujute ati ubu naje nje ati ubu ndi muri Kigali ariko cyane ntabwo ari muri Kigali kandi hamaze muri Kigali kureka maze ngubaze Kigali kuza ubukode bwaho kuza amazu y'Ikigali ukuntu ameze kuza imirire y'Ikigali imihahire yayo kuzi kutaba Kigali nta kazi ufite n'imibereho yaho igoranye Kigali abari yari gukora iki none se nta mafaranga afite ndabizi se ndi mu mufuka we jewe yarambwiye ati aha maze icyumweru n'igice hafi 2 umusore 2 akora iki se yigwa ryamye yaje Kigali ngaje gushaka umugabo we Jean aramushaka se umugabo n'itungo ryabuze bari gushaka umugabo yabaye urushinge cyangwa yabaye iboro bose birukaho aragira ati umugabo wanjye kama mbaya ngomba kumubona nese waje Kigali uti ati nge nafashe umwanzuro fata umwana ndaza umwana yaramuzanye bari kumwe ati njyewe naragiye kuguma mu cyaro ndi njyenyine noneho na bya bitanu navuga ngo ni bike nabyo ntakibibona ndamuhamagara kuri telefone ariko mu cyaro bahangira iki mu cyaro ngo ni habi se gute nta murima wamuguriye hingamo nta sambu mugira nuzi ibyo bitanu umuntu utanga bitanu ubwo urumva afite ubushobozi bwo kugura umurima nese arahakora iki mu cyaro none intango baranga abazunguzayi barazunguza inaha aragira ati rero njyewe naje naha gushaka Jean Marie ngiye kandi cyangwa yaje gushaka akazi ntabwo ari umugabo yaje gushaka icyo gushakira nise uramushakira iki ati ndagira ngo mbane nawe agomba kurera umwana we agomba kuntunga nise ubayeho gute ubaye ati ndakodesha ibyo ngibyo uri kwivugisha ngo amafaranga yakura he inzu arakodesha Mutoni
i Kigali. Sinamubajije karitsiye ngo ni hehe, ariko yambwiye ko akodesha. Ubwo rero ambwira ati ngenda kodesha, naraje mfata inzu ndakodesha, nyibamo n'umwana wanjye, naje gushaka Jean Marie. Ibintu ngo ni bibiri, umutunge n'umwana, cyangwa se uvuge ko ntacyo mupfana, ugume mu bagore bawe. Ni icyo kintu cyamuzanye. Ntabwo nshaka kumva iryo jambo abagore se saba nawe ni umuntu. none se kuki umuntu avuga ngo ari mu bagore? None se reka tuvugishe ukuri, niba bavuze ngo igihugu cyacu 56% ni abagore, sibyo? Abagabo niba ari 40 n'abangahe? Ubwo se nuvuga ngo umuntu ukorana n'abagore 10 ari umugabo, ubwo uzavuga ko umugabo aba mu bagore? Ariko iyo uvuze ikintu ngo nuzari mu bagore, hari icyo biba bivuze, ijambo ribi. Mu bagore subamo ni winjiramo ukababamo. Ibe ngo nabinjiramo. Oya. Reka. Iyo imvugo ntago ni imvugo igoretse itavugitse neza, uvuga ngo ugume mu bagore. Abagore n'abantu kandi n'abantu namwe mwiyubashye, sibyo? Nose umuntu ntago yakora business n'umugore. Ese kuki mwumva ko umuntu gukora business n'umugore cyangwa ura n'umugore bakavugana ko hari ibindi bintu babiri inyuma y'amarido? Hari ibindi bintu twavutse se mu marido? Ntabyo navuze, ibintu nabivuze. Kuki se avuga ngo mbana n'abagabo? Ubwo se umugabo mwaba oya nyine dukora akazi tugira nose ujye ubona abantu avuga ko ari kubera ko urumva impamvu abivuga, ntago mwitaho, ntago kimumenya. Mwiteho gute? Muheke kumugongo. Jama muravugana? Tutavugana. Muravugana se aravuga ati nge Jean Marie. Nese kuvugisha umuntu no kumubwira no kuvugana nabo buri munsi cyangwa buri saha buri segonda. Ntaga kibima ati umwanzuro mfashe, kuko buriya iyo umugore abona mutakimubanye nkuko mbere mwaye mubanye, akenshi atekereza ko ufite abandi bagore. Kuki atekereza ko iyo utatekereza ko afite abandi bagabo? Nawe ushaka kubitekereza, ariko ntago nyine bitewe n'impamvu. Tutakibanye gute se? Reka manze nkwereka, reka buriya nta kintu kimuha. Ariko urabona ibintu bitarakaze, ubona ibintu byoroshye muri ibi. None se ibyo bimubwira ikibazo, ibyo ngibyo bimubwira akanga ko byumva, ntabyo umubwira. Uramubona ukarucuka rumira. Ahubwo umugore wawe ni ukumwubaha cyane, ni urukundo rwinshi. Iyo muri kumwe Jama ntuvuga pe. Rikirikirikirikirika uramutageza. Namwe murambekera. Nyamara ndavuga hari ahantu ntavuga ko. Ageza. Nahita njeceka natuje. Ubushize turi kona mu masaro. Umusore marakubwira ati ngende ndashaka kuzabwira umugore wawe ko nta hantu horiye nawe. Urabyemera uti ngewe nta hantu nge nawe duhuriye, byararangiye. Rwose urabivuga. Ariko kubivuga uri kumwe n'umugore wawe byarakunaniye. Se byakunaniye Jama? Mvuga ibiki? Se ntabwo uri kunyumva. Mvuga ko urakora mudamu akeka ko kuba utamwitaho nyene ko. Nugukeka kandi gukeka ni icyaha, ni kosa. Egera umugore umva Jama, egera umugore wawe mubwira uti mugore wanjye nkunda mama kana nubwo ntazi izina ry'umwana wanjye. Kuzanyigisha n'amagambo nzajya. None se ko utayakiye avuga kandi umugore yashaka dukore. Mugiye kunyigisha noneho n'imitoma se yo gutoma. Ko nawe bonaga kuri mu masala uyizi nkambona ku mugore wawe ntayuvuga. Ndabizi. Yewe namwe nukumemukira. Jama ngiba umugore wawe yaje akanganyira. Nanjye nkaza nkakubwira ko umugore wawe yavuze, ahubwo bimeze bite? Wakoze kuma ubwo butumwa, Imana nimfasha tugahura hari icyo nzamubwira, sibyo? Icyo nzamubwira cyo ni iki? Ntabwo ari byiza kujya gushaka umuntu usitungo ribura ngo bajye kuri cyuho. Ako niba yaguye ubwo butumwa kubuma ni byiza, Imana igumugisha igufasha. Ese uratekereza ari kubaye? Ndahazi se yarahambwiye. Mafaranga yakodesheje suzi yakuye. Ubwo sibyo ndabizi. Ariko Jean muzi ko ushobora. Cyangwa yagurishije isambu. Murayige kandi nta mugira. Nese yabaga hate. Ibyo bitanu ubwo urumva aribyo byatungaga umuntu uko kwezi. Yabaga hate ubwo bitubwira uko yabagaho. Ahubwo ni azabigusobanurire. None se umuntu watinyuza kugusobanurira uko agiye gushaka umuntu kuko atagusobanurira. Dore Jean muzikari uziko nkuko ibya byagenze bishobora kugenda gutya ugatuma n'umudamu wawe nawe yiguduce nyine utugeso tutari twiza. Uzi impamvu niba umugore niba koko waramuhaga bitanu nibyo wabaga ubonye, ariko niba yaje Kigali akubwira ati tuganire ku kibazo cyanjye nawe
cy'imibereho cyangwa se cyo kubana. Niba nazi Kigali tukabana cyangwa niba naguma mu cyaro ukabyereza udufaranga, ariko yagushaka we ntuboneke, wamubona ukiruka. Urumva ibintu byose kwiruka gute? Wowe wabona umuntu ukiruka cyangwa ibyo no guhimbira umuntu? ibintu byose ubuhunga iki? ubutabiganiriye. Ndakubwiza ukuri, ikintu kiri kubura ni ukugira ngo we nawe mwicare muganire. Ikibazo akubajije ukimusubize, nawe umubaza gusubiza. Ariko ibyo warabikwebye. Nabikwebye guteze? Reka ntubikozwa. Nabikwebye ko mvuga ku ibibazo mbisubize. Ageze aha wavuga Jean? None se yageze aha umunwa wanjye bahita bawudoda nkabura ubuvu. Navuga ubuse nabura icyo kuvuga. Hari umugabo ubura ijambo se? Ikibazo uravuga ariko ntuvuge ibyo kubajije. Urumva rega uzi, hari umuntu ushaka kugutesha umutwe, wamubaza ikintu akavuga ariko ntavuga icyo ukimubajije. Nk'uriya mudamu yarakubajije ati njyewe mbwira, niba utakinkunda mbimenye, niba ufite undi mugore mbimenye. Ariko ukuntu yambwiye, yarambwiye ati yaba afite umugore umwe, yaba afite 2 cyangwa 5, nanjye agomba kuntunga mwe muri abo bagore. Abagore 5 ni abudu murase se noneho none se kuri iki gihe kare ko bimeze. Oya nuko no guserera kuva mu cyaro ugasiga umugore mu cyaro ukaza Kigali ukabona inzobe ziri i Kigali, ukabona biyakira ukavuga hari umugabo wigeze kuvuga ati abakobwa nyine uwo mugabo yari afite umugore kwa kundi nyine uba warashakanye n'umumaranye nk'imyaka 20, urumva ntago abakiri umukobwa. Rero abagabo hari ukuntu mwitereye, wasohoka mu rugo wawe usize umugore ari kurwana n'impinja n'abana amaze kugira imyaka 45, wagera mu mujyi ugasanga abana batoya baraho bameze neza. Umugabo aritonda aravuga ati abagore babitwara barongoye none hasigaye habeze. Oya iyo mico si myiza. Si myiza kuko reka maze nkwereke ni nka bya bindi bavuga ngo utazi kimuhasagira ati, ariko burya ntago ari agira tajama. Jama agira ati sibyo igitsura. Sibyo burya ntago ari byiza. None se umuntu mumaranye imyaka 40 nibwo ubonye ko ari mubi? Ariko urumva no muri ntago bakimeze nko kuba murambagije ameze, ariko ubizi ko atazaguma uko ameze. Ariko se batuvugisha ukuri, ni imyitwarire mibi. Ntago rero ngiye bari kontera. Nose kufite akuje mufite umugore mwiza ukiri muto, ubundi ni cyo kibazo gituma mutari kumwe kano kanya nk'umugore n'umugabo. Niyo naba mfite ushaje nawe iri mu mugore mwunde sibyo? Ashaje n'uriya yakuzengereje uri kumugore. Yanzengereje atese kuvugana nayo ngo mukemure ikibazo byakunaniye ni intinyi cyamurwaye intinyi. Oya mbabarira ibyo nabirimo rwose. None se wakemura ikibazo uganiriza umugore. Urumva yarambwiye ati ikintu nshaka nuko ambwira amagambo 2, akambwira ko tuzabana, akambwira niba turi kumwe nge nawe cyangwa tutari kumwe. Nise wabaho gute umva aramutse aguhakaniye? Arambwira ati se abagore babaye muri Kigali amaze gucangamuka. Abagore bose baye muri Kigali bafite abagabo. Ati hari abagore badafite abagabo kandi afite abana. Bacuruza agatara bakakubita inguti yari yumva akafata imyenda akazunguza. Bakuye amaboko mu mifuka abagore. Ati nanjye rero nabikora ariko nkaba ati yararahengo ntiyasubira mu cyaro. Kubera iki? Ubwo afite akazi. None waguma ikiganwa ntacyo uri kuhakora udafite ukubayeho. Ntago mbizi nimba gafite ariko yarambwiye ati sinasubira mu cyaro, ati nakodesheje akazu nkamanamo n'umwana wanjye ndi gushaka Jamari tukabana. Najya hatuye yaza aho nkodesha tukabana n'umugabo wanjye cyangwa akambwira ko atakinkeneye nkakomeza inzira nkashakisha ubundi buzima bwo nyine tugatandukana. Hanyuma icyo aho ngaho arabivuga iki? Aho ngaho ni muhuru uzamubwire ngo ibyiza biri imbere. Iryo jambo ntukarivuge ijambo nta kintu risobanuye mu bintu byose nkubwiye. Bisobanuye iki? Niba ngo ikintu cyari cyo cyose no kwiyemeza sibyo, kandi gushaka niko gushobora. Ibyo yumva bimurimo niba ari byo afitemo gahunda, gushaka no gushobora nyine ibyiza biri imbere. Ubwo se nta kintu wumvamo wowe? Ariko ntago kimukunda uyu mugore. Jamu uyu mugore wapi yakuvuyemo? Yamvuyemo atese. Nicyo gisubizo wakandi. Ubuze hari umuntu bashyira mu ndi cyangwa hazi gusesengura ibintu bidafatika. Bashyiramo. Haza nk'ivanga umuntu yakuvuyemo. Arikubwiye ngo umuseseremo se. Yakuvuyemo ubundi. Yakuvuye mu mutwe ubundi bamugushyizemo. Yakuvuye mu bwonko. Oya
ntabwo ibyo ari byo. Oya, ni Buriya reka nk'ukuntu bavuga ngo urukundo nta formule rugira, ntabwo ushobora kureba umuntu uvuga ngo runaka ntakunda uriya, ngo runaka akunda uriya. Hari n'ushobora kukubwira ko agukunda kandi atagukunda. Hari n'ushobora kureba ngo runaka ntabwo akinkunda kandi umukunda ahubwo waranashize. Ni gute se urukundo se bararupima? uramukunda se uracyamukunda? Neze naba mwanga dupfike. Byo gupfa ndi kubajije. Byo gupfa urapfana nande. Iyo umuntu akubajije ngo uracyakunda umuntu ati yego cyangwa woye. Urajya Nanjye nakubaje naba mwanga dupfike. Sha motari ni ishakira undi. Sha mareka ngubwire ntako ntagize kugira ngo numve ko ufite gahunda yo kugira ngo wumvikane na madamu wawe. Ariko ni guca ku ruhande nkagwasa. Nanjye nakoba ntagize ngo mbahe ibisubizo. Ariko mukanga mukango. Andi makuru rero sinzi rimbu yazi. Mushuti wa mama Salomo yararwaye. Yarwaye ryarize kandi ubu. Yarwaye ubu ngubu tuvugana rwose ararembye. Ngo yafashwe atese. Yafashwe ati uze kumuhamagara unamubaza ariko. Nyongera mbe nure none. Babarira rwose. Oya ngo namaguru mu kirere azarwara ubukira. Arwara ubukira rwose ntabwo nshaka kongera kubenura. Yararwaye gusa birakekwa ko yaba yararozwe cyangwa ubwo ni malaria, dore ko urabona muri iyi minsi urabona umukamuko w'imvura ugiye kuza, abantu benshi bagiye kurwara malaria. Rero niba akajya babeshyira ngo abantu barabaroze bate gaho burarwaye malaria? Ni malaria bagasheka ibirozi. Jama malaria ufite umuriro. Ni uburozi se malaria uratitira. Malaria ngo kwariteme bigashira. None umuntu uryamye ntanyeganyega, amaguru aragagara, araribwa mu ngingo. Ngo yarwaye rubaga impande niba amaguru agagara. Neze ko tuvugisha ukuri. Umuntu ejo bundi ambenura abamuroze ejo bundi. Bahise bamuroga. Cyangwa nuko rubaga impande rwara abagore se? Cyangwa n'abagabo barazirwara? Sinzi bose bashaka ko bazirwara. Ariko ntabwo rubaga impande zirwara abakecuru, ntabwo umuntu ubona ko ararwara rubaga impande. Kubera si iki? Ni mutoya. Rubaga impande ni indwara z'abantu bakuze. Indwara z'abantu bakuze n'iz'abantu bato. Rero biravuga ko yaba yarahumanyijwe, ahubwo hagakikwa ko ari umugore wawe. Bahuriye heze. Bahuriye hera. Cyangwa ari abiwe. Tubimenye ashobora kuba abiwe. None bahuriye kugira ngo bahumanye, niba ari guhumananya niba ari kugira ngo umuntu kukuraga bisaba ko muhura. None se umuntu yakuruga mutahuye yaba yakubonye heze. Aje kukiwigira umwana kandi mbona ukuze n'uruhara. Ngo yakubonye. Aho nawe ubuze nabi uzanyemo iby'uruhara. Nawe urabyumvise none bisubiyemo. Niko mbabariro mbwiza ukuri. Ubu ntago umuntu yakuraga amatari kumwe. Ntago bishoboka. Ntabyo nzi ko sinanabibona, sinzi ko binabaho. Birashoboka kandi binabaho. Ntabyo nzi rwose. Rero abantu ariko no gukeka ntawe ugeze bimushinza. Ni kwa kundi wenda umuntu abatabanye neza n'undi ukaba watekereza. Ni nk'ibyo nyine byo gukeka ngo runaka maye 1000 ngo buriya ashobora kuba afite 5 mu mufuka cyangwa afite 10. Ntabwo nibyo kandi bijya gukeka n'icyaha. Ariko nta muntu udakeka. Mujye mubwira abantu bajye bareka gukeka. Wowe nta gukeka. Nge ntago nge nkeka, ngomba gufata cyangwa nkavuga ibintu nabonye nanahagazeho. Ikintu niba utakibona gukeka ngo runaka ugasanga ibintu byawe byavuze ngo runaka n'ushobora kuba yabitwaye, runaka yagenda ngo runaka ngo bari muri kabari, runaka yabaranga ngo yatinda gutaha, ngo ngo wasanga hari abantu ari kumwe nabo. Iyo mico ntago ari imico myiza. Impamvu gukeka ni cyari ko buri muntu wese arakeka bitewe n'impamvu. Impamvu mbikubajije nagira ngo nge nkubaze icyo bivuga kuko impamvu bari kuvuga ko madamu wawe ari ushobora kuba waramutse. Nge ntacyo nabivugaho kuko yaba uriya sinamutumye ajya no kuza aho ngaho, sinzi cyamuzanye nubwo niwakibwira. Hari n'uwanditse muri comment avuga ati Jamare wasanga ari bamuroze kubera ukuntu yamubenuye. Nge maze mwiyumvire ukuntu reka none se twahuriye. Amara kuhura wajya kuberwa ukamamagara kuvuga ngo mwahuriye wajya gukora ibyo bintu ukamamagara. Ntabwo ari byo, niyihangane cyo kora Pole niba yarahumaniye aho yagiye, wasanga hari ahandi yagiye amaze kumbenura akaberura yundi bakamuhumanya. Sibyo naho ibyo rwose ntabwo ari byo.
niyihangana rwa rubukira. ntabwo nta no kumusura koko jambo none ko mbimenye ubu ubwo we niba ngombwa tuzamusura kumuhamagara ku gatelefone kuri telefone ntabwo muhamagara ntabwo namuhamagara reka hanyuma reka dufate nagira ngo ufate noneho jama wabera afata umwanzuro ku cyemezo fata icyemezo ngiye byibura bwa nyuma na nyuma afata umwanzuro byibura uvuga uti ngewe noneho ibintu bimeze gutya nagira ngo ugire ufate umwanzuro ku gitekerezo madamu yambwiye nyine yantumye ibyo nakubwiye hanyuma kuba ari muri Kigali yifuza yuko mubana arashaka ko mubana ngakora inshingano zawe nka papa w'umwana ntabwo ari mwe mugomba kunyigisha uko mfata inshingano zanjye gaho mbwira ibyo byiza ugomba kuba ari ubibwira ntabwo ari njye ubibwira windeba nabi jewe nzakora ibindimo hanyuma wowe urumva ku mwanzuro wawe cyangwa se icyo wumva kuko kino kiganiro azakibona ni iki wumva wamubwira ku bintu yantumye nakubwiye nuhe mwanzuro ufatiye cyangwa nakubwiye ngo umubwire ko ibyiza biri imbere ariko ibyiza biri imbere kwanjye biri imbere y'umuryango undi mwanzuro se nafata n'ubu komeza ibyiza biri imbere reka manza mubwiza ukuri Keza ubwo mwe nta gisubizo wumvamo komeza ugiye ibingibi uri kuvuga ni igisubizo cyo kumusubiza ku bintu byose yantumye uko magambo yose yantumye no kubanga ibyiza biri imbere niwo mwanzuro wanyine mubwiye ngo ibyiza biri imbere wajya uvuga ijambo ukarivuga ngo bwiye si ijambo kuri umuntu w'umugabo ugasobanura ibidasobanutse ukabisobanura wajya reka njyari igihe mba numva ngewe nayo wumva wankomura wajya uvuga ukavuga ibintu bigasohoka niba umugore yavuze ati ngewe ndagira ngo Jean Marie ankorere ibi nibi bivuga uko byumva nawe abyumva igisubizo uzaduhuze mbimubwire ibyiza biri imbere uzaduhuze mbimubwire kandi ubu ashe wahita utangira ntabimubwira nzabimusubiza niwe nzabyibwirira ntabwo nshaka kubivuga kuri kamera kuri kamera se oya nzabimwibwirira mbwira guhamagara kuri telefone se mubivugane nyamamagara noneho uritaba ubundi se sinjya nitaba ariko ninde yababwiye ko nitaba koko murabyemera tugana ku musozo niba hari ikibazo wumva wabaza madamu wawe cyangwa hari ikintu wamubwira ikibazo namubaza sibyo ntakajye afata umwanzuro wo kugenda cyangwa ngo yicire inzira atabanje kuyivugana n'uwo agiye kureba ayo ni amakosa ni ayahe ufata inzira ngo ugiye kureba umuntu utabanje no kumuhamagara ngo amenye ibyo ari byo amenye nuko abyitegura ayo ni amakosa icyo namubwira cyo kirenze kuri ibyo ibyiza biri imbere nibiguma imbere yawe jama ibyo byiza biri imbere nibikuguma imbere ntagira ahandi hantu bica bitagira ahandi kuko iryo jambo ukunda kurivuga kandi nta kintu iyo wanze gusubiza n'iryo jambo uvuga ariko ibisobanuro rero bigumana imbere yawe ibyo byiza kabisa nibigira ahandi hantu bica sawa rero reka rero mbashimire mwese mwadukurikiye twari turi kuganira na Jean Marie ariko nkuko bisanzwe Jean Marie nta gisubizo yaguha wavuga ngo utahanye ibyiza biri imbere ubwo uriya mugore nzamubwira ni yaravuze ngo ibyiza biri imbere iryo jambo sinzi ikintu risobanuye ariko avuze ko ngazabimwibwirira icyo nifuza nuko amacakubiri ava hagati y'imiryango nukuri Jean Marie akongera kwana n'umugore we n'umugore bakongera bagahuza byose nukuri nta kibazo nta magambo ntaki kuko niba umuntu yifuza ko mubana nukuri uramwemerera cyangwa se ukamuhakanya namugana akamenya icyerekezo n'ubuzima ari kubamo reka dusoreze no tuzasubira mu kiganiro cy'ubutaha